hatabayeho kudohoka, harenzwe uwo nyagukora amahano, kwica abarokotse kugira ngo bashyire muri wa mugambi wabo n'ubundi bari barapanze, noneho bifashishije ababakomokaho. urumva bya bindi avuga ngo urubanza rwakunaniye uraga umwana wawe, ko bari kubaraga urubanza rubi runakomeye batazakira ntusufashe uri umubyeyi, ingengabitekerezo irakuzuye ya jenoside, ugize gutyo ubonye wowe utagifite uburyo bwo kubikora, uyihembeye umwana wawe yose, uyimupakiyemo, uramwohereje. nk'uriya muntu utinyuka gufata umukecuru nk'uriya ndi umuyobozi akamuca umutwe nka nyina cyangwa se ababyeyi buriya mwana w'imyaka 19 wakoze biri, ntabwo nabo bakwiye gukorwaho iperereza. uwo mwana yarabyonse hehe atari mu rugo, mwana imyaka 19 yarabyonse, bagenda babivuga burara ukuntu ababyeyi tuvuga ibintu gake gake, umwana agenda abyumva. hari umwana wigeze kubaza undi, urana turi muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, umwana atashye ngo harya ngo papa ngo ndiki, ari ndiho niyumvira hagati y'umututsi n'umuhutu ndiki, umubyeyi ati Ndi Umunyarwanda ngo hoya. numvise bavuga ko ashaka nyine kubimuhata ngo abivuge, mwana avuga ati none se mbere ya Ndi Umunyarwanda twari turi iki? aho rero twari Abanyarwanda. aho umubyeyi si uko yakubonaga hafi, akaba ariyo mpamvu ateruye ngo amubwire ibindi uko yakubonye hafi, nabonaga agashyugumbwa ashaka kubivuga, nuko yakubonye atakubona hafi yari kuvuga ibindi bintu. ariko nyine bigomba gucika ntabwo igisubizo ari aya ni amateka yacu ashaririye n'ibyo twanyuzemo, ubwo ndavuga Abanyarwanda muri rusange, ariko kandi ntabwo tuzayahisha, ntituzagira gute. buri ikibi cya mbere ni ukutigishwa nayo. niba nta cyo amateka twigishije, turajya habi cyane, kuko burya ngo utazi yava ntamenya niyajya, byaba ari ikibazo. amateka nk'ari yashaririye twanyuzemo mu myaka yonyine 30, tukaba nta somo twakuyemo, cyaba ari ikibazo gikomeye. twiga ntitwumve, ndetse ntitwigere no ku mateka yacu, ntawe bitagezeho ingaruka, buri wese arabizi. ubu gusa biragoye nanone, ariko kandi birashoboka. kurumva ni ibintu ingengabitekerezo ya jenoside yigishijwe imyaka myinshi, guhera muri za 40 umwaduko w'abazungu kuza kugera 94 harimo imyaka myinshi irenga na za 50. urumva rero kugira ngo ube wamaze kubirandura mu bantu 100% mu gihe cy'imyaka 30, ahubwo u Rwanda twari amabuye buriya. Abanyarwanda n'abana beza, tukagira n'ubuyobozi bwiza cyane. amahanga yarumiye, amahanga ntabwo arakira ukuntu ibibazo twabinyuze. amahanga yarumiye rwose. aka kanya twaba dufite ubwenge bugeza muraho mwaka mushya. muherere hagana he? Gisozi. ku Gisozi bumeze mute? akaboga wakaguza ngahe ku munsi w'ejo? ikiro cyaguraga ngahe we waguze mbereho? yaguze mbere z'ikiguri. waguze agakwafa, umeze neza. agasungura. Ibihumbi 7. ngaho tubwira umwaka wagenze ute kuri wowe? uyu mwaka wa 2024 oya se kandi byagenze bite? wabaye muremure cyane. habaye ibintu bibi byinshi cyane, ngo twagizemo za mabaga n'ibiki byose byabyoreze. mabaga yaraje tugira ngo igiye kudusubiza muri guma mu rugo. none siriya ko yafataga ikagubanya, yagubanya wowe fashe ikagubanya, yari mbi cyane.
uyu bo warangiye use warangiye ariko ntiwabura no gupfa ngo nuko hasigaye iminsi Imana iraturinda. reka tuwugeremo reka tuwukandagiremo hanyuma tuzanaho Imana iraturinda. Ugeranije n'imihigo wari wahize niba hari niyo wahize umwaka ushize urabona ugeze nko kuri ugeranije n'imihigo wari wahize ubu ugeze nko kuri kangahe ku ijana iyo wesheje niyo wesheje wa mwaka koko wavuyemo amezi 18 kuko ndabyumvise naho ubwo byaragoranye no gutangirana umwaka ingamba nshya rero umwaka utaha muri zagufasha natwe turayigusabiye zagufashe pepe urakoze amezi yabaye 18 amezi ngo yabaye 18 hari abantu baba bahuye n'ibibazo mu mwaka ugasanga umuntu yararwaye amara nk'amezi nkangaye mu bitaro bamwe bapfushije abantu abandi barafunzwe abandi bene wabo cyangwa abavandimwe ababyeyi barafunzwe mwaka abandi barapfuye abandi babirukanye mu kazi habaye ibibazo byinshi umwaka ngira ngo twagizemo n'ibyorezo bibiri twagize mabaga n'ikindi kimwe ntarimo kwibuka uyati munsuhuze rega ndabakunda turagukunda turanakuyambiye rwose turaguyambiye ntago wanashyizeho n'izina ntago twarimenya turagusuhuje rwose allo Goodrich allo nawe turagukunda nubwo ugiye nawe nubwo ugiye utavuze rwose ariko ntacyo kuba undi nawe ati ni Josiane garutse ndifuriza amabukwe na data bukwe umwaka mushya n'umwana wanjye nagize ngo yabavuze mu mazina ngo museki n'abaramukazi banjye ndetse n'umugabo uzwi ku izina rya ryaki ubu hano ni rya sociale Kirinda muri Gatunda Nyagatare umwaka mushya na madamu we n'abana babo babiri bagira ibihe byiza rero nakamushya rwose kuri abo bose ati mabukwe na data nari ngeze ngagiye kubavuga amazina nari ngiye guseka bamubyariye umugabo agomba umuntu ubyarira umugabo ni umuntu ukomeye umuntu ukomeye rwose turi no kumusoza wari wabyibagiwe tebutsa urakoze pe ariko uzana kandi n'akanyenyeri uboherereza uzabohereza nimba hari icyo barushije igihe hari icyo ufite rwose ugomba kugira urakoze nizere ko nta muntu tugendanye atifurije umuryango we umwaka mushya muhire twatanze umwanya uhagije ubwo abo tugenda ariko ntabwo tugendanye kuko umwanya wari munini twizerere ko abantu njyewe irya nyuma navuga ntabwo ari irya nyuma ryari n'umuntu avuga agiye gupfa ubwo ndavuga muri iki kiganiro reka abagashingura cumu n'ubundi yari yahamagaye twamwumva allo Goodrich allo arongera agaruke mwuka byaramwe arongera agaruke tugiye uyu nawe yanditse message ngo ni yanditse Rusizi tumeze neza Noheli nziza kuwitwa Yvette Esther Sifa Chantal Rebecca Inyagatare ariko izina rye yaryanditse nimba ari ngo Bere wate ntago wabishobora allo ni telefone yawe ni ibibazo bikomeye reka dusoze twifurize rero abantu umwaka mushya muhire ariko kandi kuwa mbere tuzasubira ikiganiro Rwanda twifuza kiba kuwa mbere no kuwa kane saa 10:15 kugeza saa 11:45 ngewe rero hagati aho mbabwire nti umwaka mushya muhire murye mubara ejo bitazaba ibibazo kwishima kukaza kuvamo ibindi bintu bitari byiza murye mubara kandi mushishoze mu byo mukora byose Nyagasani abashoboze muzasoza umwaka amahoro yego
bari kumwe na Nkundiye Eric Bertrand nanjye na Jean Damascene Nsengiyumva. Gahunda za Good Rich TV zo zirakomeza.